bikwiye kugera aho bihagarara. Ibi ubu umuntu yakwirwa yigisha buri munsi, akirwa yigisha kurwanya corruption, kurwanya ruswa mu mikorere, ukirwa byigisha utabizi, utazi wowe bwabyo ninde hano. Ahubwo abakora nabi bagerageza guhindura ruswa inyungu zabo. Nabyo mfite ingero nyinshi nabaha kandi murazizi ndetse muzi nyinshi kundusha. Ibi mubona buri munsi abantu bavuga ko serivisi mu Rwanda ziri hasi, zigize ahantu hose ziri hasi ku mpamvu. Uzajya gusaba serivisi mu nzego zitandukanye, baragutinza, ngo wibwire nka bya bindi bya kera, wibwire ko hari ikigomba kubigobotora. Namwe murabifite. Ngira ngo ikibashuka, iyo ugereranyije urwego turiho nk'u Rwanda kuri ibyo ngibyo, ruri hasi kurusha urwego abandi bindi bihugu biriho byinshi. Ariko kuki mushaka kugereranya gutyo? Kuki mwigereranya n'ikibi? Ngo igihugu runaka cyo cya corruption yarakije, iyacu ni nke. Corruption nke se ni ibiyi cyangwa ushaka iyiki? Corruption ni nke imerite mumbwire babizi. Corruption ni nkeya bivuze iki? Uko muri aha ntabwo muzi ahantu badatanga serivisi uko bikwiye. Murabizi ntimubizi. Kandi murabizi mukanabibona mukicecekera. N'utayirimo, n'utari muri iyo corruption akicecekera. Kuceceka ni nko kuyiburiyirimo, ni nko kubuyirimo wowe ubwawe. Wiceceka ute? Ariko mwe even common sense, common sense irabuze. Ariko mwese ntimugira abavandimwe, ntimugira imiryango, ntimugira abo mugira ibyo bapfana nabo. Hari uri hano utagira umuryango cyangwa utagira, mu gihugu cyacu abantu benshi imiryango yararimbutse, ariko buri muntu wese ngira ngo afite umuryango. Ariko reka mvuge noneho ko bayifite. Niba uyifite uri ku kazi ugategereza ko umuntu aguha ruswa kugira ngo umuhe serivisi yashakaga, if your mother shows up, or your aunt, or your sister, or your brother, or your uncle, whoever, would you do the same? Ariko mushobora gusanga mwabikora. Ntabwo ndi sure mushobora gusanga. Would you do the same to your uncle, to your sister, to your brother, to your... Wamutinza ukabanza ukamubwira ko electricity yagiye, nta kuntu uri bukoreshe computer cyangwa whatever. Wabikora first of all? I guess nibwira ko utabikora. Kuki wumva ko wabikorera sister wundi muntu cyangwa mother cyangwa father wundi muntu?
kuki wumva wabikora ukwiye kubikora kuki noneho rero ari wowe wumva ntacyo bitwaye wabigukorera wowe ubwawe ugiye ahandi noneho gushaka serivisi wumva ntacyo bigutwaye bagukoreye nk'ibyo ngibyo wakoreye undi muntu wumva ntacyo bitwaye mugakora iby'iki mukabyemerera iki mukabibona ntagire icyo bibabwira ntimubihagarike ntimufashe kubihagarika bigakomeza bityo kubera iki bimwe bihitana n'ubuzima bw'abantu abantu barapfa kuba umuntu yazira ko wamurangaranye wumva ari byo hari kesi ni iya Karongi ni he ntajya nibagirwa ihora y'umuntu can somebody remind me the story abayizi hari umuntu washakaga serivisi ni umubyeyi wagombaga kubyara rwose ari hafi kubyara ari aho hanyuma agera ahantu ni hehe ariko mumbwira abantu ba Karongi mugomba kuba muhazi Karongi muri hehe ntabwo wizi iyo umugore wapfuye ubwo nawe cyo ni ikibazo uri umuyobozi w'ingenzi iyo sitore igomba kuba izwi mu mateka ya Karongi kuba utayizi byashoboka bite abantu bari mu kabineti twayiga urayizi yes ukomeza uhagarare yes umugore ku bintu bya mituweli yes sir ni umubyeyi wari ugiye kubyara hanyuma mituweli ye itameze neza muri system bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza yarabinginze urabyihutisha ukuntu yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi yego yes hanyuma hari ku kigo nderabuzima ajya mu rugo hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga ntabwo ari serivisi mbi that is criminal absolutely criminal ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi uri hariya i Karongi ntabwo iyo story urizi yese narindiyo n'abandi babizi ntabwo bari bariyo ntabwo nabikurikiranye hari ikibazo ngo navugaga aho nahereye abayobozi mutagira ibintu mukurikirana muyobora mute ubu uri hariya utazi amateka yaho niyo waba waraturutse ahandi by the way ukajya muri ako karere kukayobora ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya ni ukugerageza kumenya ibyaho ngaho ntabwo bavuga ngo ntabwo ngewe ngo ntabwo navukiye aha ntabwo mbizi urajya hese noneho ubundi ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima ariko babigiraga iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza se cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira kesi yarabaye irazwi ahubwo abayigizemo uruhare sinzi aho bari heho ubwo urasanga nabo they just walked away free
Minister wa Justice ndashaka ko iyo case ndashaka kumenya uko yabyagenze. Yes. Babikoze icyo gihe ndibuka erega byaje no mu cabinet turabiganira ariko abo bantu bagomba gukurikiranwa bakoze ibyo ngibyo. Okay. Wowe ukwiye kubikurikirana uvuga ngo ntubizi ubimenye. Ndabikurikirana. Naho ubundi ntacyo hakora. Ubimenye nubwo bimaze igihe ndashaka ko ubikurikirana wowe ubwawe ukabimenya hatazagira ikindi kiba nk'icyo ngicyo n'ahandi. Yes, you have to. Wanze ukunze. Ntabwo ibintu nk'ibi, okay, bicare. Ahantu serivisi, bamwe murashaka kumera nk'izindi societies zimwe tuzi utagira ikintu ukora, ugera no kuri airport, wagera ku airport watanga visa, passport, bakagira batya bagahindura bakubwira ngo hariho ngo page itarimo. Hari page itarimo, ubwo page bikaba bivuze ngo uragira uruhande ushyiremo inoti. Ubu namwe niko muzamera, niko cyangwa bamwe muri mwe mukora. Ariko kubera bazi ngo ni ugukoresha ubwenge, nta bisaba atyo ahubwo arabitinza. Abwira ngo uzagaruke ejo uyu munsi twagize dutya, akinyabya haga agakora kuri computer uyifite, akagaruka akubwira ko hari ibintu cyangwa akitaba telefoni itanamuhamagaye, ngo haramuhamagaye, ubwo akabona umwanya ngo reka ngo hari ikintu agiye gukemura, ubwo akaba ukicara yagaruka uracyari aho ngira ngo uzagaruke ejo. Ubwo gira ngo uzagaruke ejo ukongera. Muri uru Rwanda rwacu haracyarimo abantu bashobora gukora batya mu style iyo ari yo yose, mukabyemera mukicaraho mukabibona mukabyemera. Bishoboka gute? Abayobozi mudakurikirana imirimo, mudakurikirana abo mushinzwe, mutaganira nabo ngo babahe uko batekereza, namwe mubagire inama, igishoboka gikorwe, ikidashoboka gishakirwa uburyo mu nzego izo arizo zose, mwaba mukurikiye.